Haleluya, haleluya, muraho neza, murakomeye, Imana yacu ni ishimwe, niba mukomeye, Imana nikomeze guhabwa icyubahiro, namwe kandi mudakomeye, reka mbabwire nti nimukomere, Uwiteka Imana bakomeze, mwihangane, haba ababuze ababo, haba abantu bari kwibuka ababo bapfuye muri 1994, hari n'abandi babuze ababo muri iyi minsi, bapfushije ababo, mwese ndabihanganishije, Imana ibakomeze, abarwayi Imana ibakomeze, namwe mubashe gukira, bari mu bibazo bitandukanye, Imana ikomeze kubarwanirira, kuko ni Imana y'imbaraga, ibashe guhosha izo ntambara. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi, ibice 53 n'umurongo waho wa 6. Haravuga ngo, dore Imana ni umutabazi wanjye, umwami ari mu ruhande rw'abaramira ubugingo bwanjye, Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Ndashima Imana uyu munsi ko Imana ari nziza, Imana yandinze, cyane cyane reka nshima Imana yandinze mu gihe cy'icuraburindi, mu kwezi kwa 4, 1994, nari ndi ku musozi ntavukiyeho, nari ndi ku musozi ntazi umuntu n'umwe, ariko Imana irandinda, ndabishimira Uhoraho, kubera ko hari benshi bapfuye, nabuze ababyeyi bapfa tutari kumwe, inkuru ingeraho ko bapfuye, abavandimwe, ariko kandi ndashima Imana. Ndashima Imana ko Imana yandokoye, cyari igihe gikomeye, cyari igihe kiruhije, cyari igihe umuntu yibaza ati mbega umuntu yabayeho kubera iki? Kuko icyo gihe hamviriyemo gutinya umwana w'umuntu, icyo gihe iyo nagendaga mu muhanda nkabona umuntu, numvaga ko atari umuntu, cyane cyane kubera ko nabonaga abantu benshi bari bahindutse, bagendana imihoro, bagendana amagrenade, mbega aho batubonye na bagenzi banjye twari turi kumwe, bakaza kudushorera ko bagiye kutwica, bakadusiganira bati mugende tuzaza kubatora ejo. Ndashima Imana yantambukije icyo gihe, by'ukuri Imana ishimwe. Ni igihe kibi nabonye mu buzima bwanjye, ntikizongere kugaruka mu maso yanjye, ntikizongere kugaruka mu maso yanjye, Imana izandinde, izankure muri iyi si ntongeye kubona ikintu nabonye muri 1994, mu Rwanda habaye ibintu bikomeye by'ukuri. Rero Imana ishimwe yo yandinze, uyu mwanditsi arangije avuga ngo dore Imana ni umutabazi wanjye, umwami ari mu ruhande rwanjye, Yesu nashimwe. Ndashimira Imana yambereye umutabazi, ntitume nicishwa imihoro nabonaga, ntitume nicishwa amagrenade nabonye, nkabona Imana irandokoye, nkabona ibihe bibi Imana birabintambukije, ikantambutsa icyo gicuku kibi, ikantambutsa igihe kibi umubyeyi atifuzaga konsa umwana, ikantambutsa igihe kibi umukobwa yariraga, umusore akarira, uruhinja rukarira, umusaza akarira, umukecuru akarira, udafite n'uwuririra, ariko Imana yakiriye amarira iradutabara,
iraturokora ndetse iduhamagarira umurimo wayo. Ndayishimiye rero ihoraho kuko icyo gihe cyari igihe gikomeye ku buzima bwanjye, cyari igihe kigoye ariko ndayishimye, nongeye kuyishima ibyumve iri mu ijuru. Yarakoze ntihabwe icyubahiro. Inshuti z'Imana rero, namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, aho muherereye hose ku isi, ndazi yuko benshi bagiye Imana ibatambutsa, birashoboka ko utakiri ku butaka bw'u Rwanda, uri ku bundi butaka, imigabane w'Amerika cyangwa se uri ku mugabane w'Uburayi, aho uri hose nawe komera, abari mu Rwanda mukomere, mwibuke abanyu ariko kandi mwiyubaka. Imana itugirire neza, ntabwo ari ibihe twakwirengagiza rero, nubwo haba hari benshi batifuza ko tubivugaho, ariko kandi tuzabivugaho kubera ko Imana yaraturokoye. Yesu nashimwe cyane. Imana yaraturokoye, turiho, twarashibutse, turi bazima, turashimira uhoraho. Haleluya. Turavuga imbaraga z'Imana, turavuga gukomera kw'Imana, kuko umugambi wari uriho wari umugambi mubi, udashaka ko hari umuntu n'umwe wasigara mu bahigwaga, ariko kandi Imana yaraturokoye. Haleluya. Imana yaraturokoye, ni inyembaraga, ni umugabo w'umuhanga, ni Imana ikomeye cyane, ni Imana tuzahora tuvuga kuko tuzi ko twayibonye, tuzi icyo yadukoreye. Imana yacu ni ishimwe rero. Cyari igihe cyo gushima Imana muri ibi bihe turi kwibuka abacu twabuze tukibakunda, bahuye n'urupfu batiteguye, bahura n'urupfu batarwaye, bahura n'urupfu bicwa nabi, bajombagurwa imisumari, bajombagurwa amacumu, bicishwa inzara, babafungirana ahantu mu mazu, bicishwa inzara, abandi baratemagurwa, harimo n'abishwe bamaze gusambanywa. Ibyo byose turabyibuka, ariko twakwibuka ko twebwe Imana yabiturinze, nakwibuka ko Imana yabindinze, nkavuga ngo Mana warakoze. Imana rero ibaha umugisha, nawe nshuti y'Imana, waba uri mu bihe bigukomereye runaka bindi, aho uhereye hose simpazi, ariko yenda uri mu bihe bigukomereye, ubona ari ibihe utavamo, ariko wibuke ko Imana ihari kandi ari umutabazi, ari umurengezi wawe, ari Uwiteka Imana igukunda. Imana itugirire neza rero, ikomeze kukurinda, kandi aho uri wiyongeremo imbaraga, wizere Imana, ntucogore, ntucogozwe n'incamugongo, ntucogozwe n'ibibazo urimo, ntucogozwe n'ikintu runaka. Pawulo yaravuze ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni ukwangwa se? Ni ugupfusha se? Ni inzara? Ni uburwayi se? Ni iki? Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Kuba twarabuze abacu ntabwo byadutandukanya n'Imana, ntibyatubuza no kugira neza, ntibyatubuza no kugira imbabazi, kuko guhora ni uk'Uwiteka. Yesu nashimwe. Bene data rero mwese mukomere, uri muzima ashima Imana, urwaye ujye ushima Imana, kuba byonyine ujye uhumeka, ujye utekereza ko hari intambara nyinshi Uwiteka aba yakurwaniriye. Ubuntu rero n'amahoro bituruka ku Uwiteka bikomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubarinda, Imana ikomeze kubahaza amahoro yayo, ikomeze kubagwiza, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.